Yes nka buri munsi ni Emmanuel muri kamera za Reco TV show. Twongeye twagarutse kubaha ibyiza kandi byinshi kugira ngo dusangire ibyiza. Ntago uwo muco wo kugegera tujya tuwugira kandi tujya tuwemera. Turabashimira mwebwe mwese abakomeza gukurikirana ibiganiro bya Reco TV show. Tubashimira ubwitange, umurava ndetse n'urukundo mubikorana, mukanda subscribe, share, comment, mubikorane ubwitange kandi mubikunde, mubikore buri munsi kugira ngo ibiganiro byiza kandi byinshi tuzadukomeza gucishaho mujye mubikurikirana mujye nuko bwije. Turabakunda cyane. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa muri kamera za Reco TV show. Urumva ko uyu munsi biryoshye, aragaragara kandi nk'umukozi w'Imana ndetse ni n'umukozi w'Imana. Reka tugendeke kuvuga ngo aragaragara. Ni mutuze mutunganirwe mwumve ibyiza twabona. Shout out Reco TV show. Yes twakomeje kandi muri kamera za Reco TV show twakira umutumirwa wacu wadusuye. Ni umushyitsi kugira ngo nibwo bwa mbere muri kamera za Reco TV show. Turamwakira tumwifuriza kwicara agatuza agatunganirwa. Ni karibu umushyitsi mwiza. Murakoze. Imana nishimwe cyane. Himbazwe. Turakwishimiye muri kamera za Reco TV show. Nanjye nishimiye kugera muri studio yanyu. Ego, abakunzi rero baduhanze amaso, bategereje kureba cyangwa kumva ikiganiro cyiza twabateguriye. Ese ni ikiganiro kihe? Cyangwa wabanza ukabibwira kugira ngo babashe gukorana n'umuntu bamaze kumenya ninde se na bamenye uwo ari we mbega. Nitwa Mpagaze Emmanuel, nkaba ndi umuvugabutumwa. Imana yangiriye ubuntu mbasha kuyikorera. Niyo mpamvu ntumirwa ahantu hatandukanye kuvuga ibyiza Imana yankoreye, yuko Imana ntaho itakura umuntu. Imana irazura, Imana ikura abapfuye mu kuzimu. Nanjye Imana yankuye ahantu hakomeye cyane. Amen. Urakoze cyane. Kumvisha amazina ye atubwiye ko ari Emmanuel, ndetse nsanze twitiranwa kandi tuzi ko izina Emmanuel risobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. No kuvuga ngo hano hantu hari Imana, muri iki kiganiro harimo Imana. Abakunzi ba Reco TV show, mutuze mutunganirwe mugiye kumva ikiganiro kirimo Imana. Turakwakiriye rwose, ni karibu, ikaze muri kamera za Reco TV show. Yes wakiriwe nshuti y'Imana. Wamaze guhabwa karibu, ndetse n'abakunzi ba Reco TV show ndakeka bamaze kuguha karibu ndetse no kukwitegura kumva ibiganiro ugiye kubaha. None nshobora kuba nabaza nti ikiganiro wateguye uyu munsi kiri buryohere amatwi y'abakunzi ba Reco TV show, ni ikiganiro kimeze gute kugira ngo tubashe gutega amatwi tumaze kumva icyo kiganiro? Ikiganiro nateguye ni ikiganiro cy'ubuhamya. Nakise nta Imana itakura umuntu. Ni ubuhamya bwa Imana yagiye inkura. Nicyo kiganiro nateguye. Yes, urakoze cyane. Umushyitsi wacu atubwiye yuko yateguye ikiganiro kivuga ngo ntaho Imana itakura umuntu. Uyu munsi biraza kuryoha cyane kuko ntaho Imana itakura umuntu. Ndakeka buri wese afite iby'Imana ije imukorera, uretse yuko nyine uyu ari we twabashije kuba twatumira muri kamera za Reco TV show kugira ngo ari ubanza kuvuga ko ntaho Imana itakura umuntu. N'abandi karibu muzajya muza mukugana, mubashe kubaha umwanya namwe muvuge ibiganiro byanyu nk'uko mubiteganya. Manuel, ni karibu. Tubwiye ko ntaho Imana itakura umuntu. Ndakeka hari aho Imana igukuye kure kandi habi. Buri wese yakwibaza ati se Imana yamukuye hari ahantu se yagiye somewhere abura itike, arara y'iminsi n'iminsi, Imana iramuterura imugarura iwe, apanga iki kiganiro kivuga ngo ntaho Imana itakura umuntu.
cyangwa hari ubundi buryo ushaka gusobanurira abakunzi ba Reco TV show iby'Imana ije gukorera? Iby'Imana yankoreye ni byinshi, ntabwo nabirondora. Imana yankijije urupfu, Imana yagiye inkura ahantu hakomeye kandi hatandukanye nabonaga ko byarangiye, nkaba ngihumeka. Kubw'ibyo rero bituma mbibwira n'abantu bose kugira ngo babimenye, bakurikirane iki kiganiro. Ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro kiremesha abantu, kikababuza kwiheba. Nta mpamvu yo kwiheba, Imana irahari. Imana yagiye inkura ahantu henshi hatandukanye, ntabwo naharondora, ariko ubwo mwanyemereye kunyakira ndi bubashe kugirana namwe ikiganiro kirambuye ku hantu Imana yagiye inkura. Manuel, urimo uravuga ubuhamya aho Imana igukuye. Ese watangiye gukorana n'Imana kugira ngo wumve ko hari ibyo igukorera ryari? Umaze igihe kingana iki ubonye ko Imana ari umufasha wawe, ko Imana ikurwanirira, ko Imana igucira inzira aho zitari? Kuko hari benshi basenga bavuga ko bazi Imana, ariko ukaba utamuhagarika nko muri kamera cyangwa imbere y'abantu nabe yataka Imana, nabe yavuga Imana. Muri make, Imana umaranye nayo igihe kingana iki? Wakiriye ako gakiza, navuga ko ari agakiza, cyangwa urokotse? Ubimazemo igihe kingana iki kugira ngo abakunzi ba Reco TV show nabo babashe kumenya uwo muntu urimo gutaka Imana, urimo kuvuga Imana, amaze igihe kingana gutya, ndetse Imana igiye imugirira ubuntu? Maze igihe kirekire. Imana yanyiyeretse kuva kera, ariko jye simbimenye ibyo ari byo. Iyo Imana igushaka iragukoresha, ikagukura ahantu henshi hakomeye, ikagenda igutambutsa impanuka abandi bakazigwamo. Imana iba yamaze kukwereka ko igushaka, ariko ntubimenye, ukabyita ibisanzwe. Imana rero muri 97 niho namugaye amaboko mureba, amugara yose, ndetse n'itako ry'iburyo naryo ryikubise hasi, naryo rimererwa nabi, rikunda kujya ringaruka. Ariko icyo kintu ntabwo nigeze menya ko ari Imana igikoze, ahubwo narifataga nk'ibisanzwe, nkavuga izi ni impanuka zisanzwe. Ariko Imana iyo igushaka igenda ikurinda urupfu, igenda ikurinda impanuka, abandi bakahagwa, wowe ugacaho ugasigara. Rimwe ndi Burundi, Imana yigeze intabara, ndakoka mu bantu 400, turokoka turi uduhungu 2 mu bantu 400. Ubwo ni ukuvuga ngo hapfuye 389, turokoka turi 2. Imana ingenda nyibona. Nigeze nanone rimwe njya muri Rusizi ngira ngo wenda runanyice, Imana irantabara, abantu barandoba banjyana aho bita za Uvira muri Kongo. Ubwo Imana igenda intabara gutya, ariko nkabifata nk'ibisanzwe. Mu by'ukuri kugira ngo menye ko Imana ifiteho umugambi, nabimenye muri uyu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 2. Niho nabimenye neza ko Imana ifiteho umugambi, ariyo mpamvu yagiye indokora izo mfu zose zitandukanye. Ubwo ntangira kuyikorera, ntangira gufata ibyumba by'amasengesho, ntangira kujya nihererana nayo, nkafata ahantu nkahabarira iminota 6 nzaba mfukamye mvuga Imana. Iyo saha ntipfe, nkabihoraho. Nuko ngenda mbona ukuntu Imana ingirira neza. Ubu nkaba mbayeho, ari Imana imbeshejeho. Urabona ko nambaye na rinete, natangiye no guhuma amaso. Ariko kuba uriho utagira amaboko yose, kandi Imana ikaguma igutunga, burya ibigufiteho umugambi. Ubu rero ndi umugabo wo kuyihamya, ndayivugira amanywa na nijoro, nyibwira ibyiza yankoreye. Ikibabaje nuko bafite amaboko, bafite n'amaguru bazima, batabasha kuyivugira, ukareba nawe bikagushobera. So ndumva ari uko bimeze. Yes. Mwakoze Manuel. Navuze ko ibi bintu birimo Imana, urumva ngira ngo ibyo dutangiye ikiganiro cyaryoshye. Ni ubuhamya bwiza buvuga Imana ibyo ikora, ibyo ikorera abantu. Ntabwo ari uyu wenyine, ushobora kuba nawe igukorera, nanjye irankorera, uretse ko tutaragira ubuvumu bwo kwicara kugira ngo natwe dutange ubwo buhamya, ariko ndakeka turi mu nzira. Uyu niwe tubanjirije. Manuel, udusobanuriye aho Imana igiye gukura abakunzi ba Reco TV show, kugira ngo muri guhanga amaso kandi muri kumva ibirimo kuvugwa. Atubwiye ko Imana ije imucisha mu mfu nyinshi, ije imukura ahantu we adashobora kwikura. Icyo maze kubona cyangwa numvishe muri ubu buhamya bwatangiye kuduha, nuko Imana ishobora kurinda roho yawe
cyangwa ubugingo bwawe kugira ngo ntibugire icyo buba. Uno mubiri ukaba wagira ibikomere, uno mubiri ukaba wamugara, ariko roho yawe, ubugingo bwawe bugasigara Imana iburinze. Niyo mpamvu rero Manuel arimo gukomeza atuganiriza atubwira aho Imana imukuye, ibyo Imana igiye imukorera, kugira ngo atweretse ubumuga afite, ariko murabona n'ubundi ni ubumuga, ariko Imana iracyarinze ubugingo bwe. Ntabwo waba rero warabaye gutya ngo ntupfe, Imana igakomeza ikakurinda, Imana igakomeza ikakugaburira, nta maboko ufite. Avuze ko atangiye no kugenda ahuma, kugira ngo nabyo twavuga ko ari ubumuga, ariko Imana iracyahagaze ku ruhande rwe. Niyo mpamvu rero ahagarara hano ayivuga. Emmanuel, urakoze cyane, ubuhamya bwawe buraza kudushimisha, kandi twatangiye no kubukunda n'abari muri kamera za Reco TV Show. Ndakeka batangiye gukunda ubuhamya bwawe, nubwo igihe kiri butubane gito, ariko turagerageza tugikoreshe kugira ngo buri wese yumve ko ntaho Imana itakura umuntu, kandi buri wese ndakeka ari buhave avuga ati nanjye nshobora guhagarara nkavuga Imana, kuko ndakeka nta muntu Imana itagira icyo ikorera. Manuel, utubwiye ko ibintu by'Imana ubimazemo igihe kirekire, niyo mpamvu wayiyumvishemo, kubera ibyo ije igukorera, kubera ubuzima bwawe ije irinda. Ubwo buzima bwose uje ucamo, nabaza ese Imana yaguhaye umudamu, iguha n'abana? Kuko ndabona uri umugabo, kugira ngo wabwira abakunzi ba Reco TV Show nimba muri ubwo buzima bwose aho Imana ije ikurinda, nimba ije ikurindana n'umuryango wawe, nimba uri umupapa ufite abana nabo Imana ije ibarinda muri ubu buzima muje mucamo. Ni karibu. Mu by'ukuri Imana yampaye abana. Abakobwa benshi baranyanze, barambenga ati umuntu ni ikimuga, uyu muntu ntacyo yatumarira, ariko Imana iza kumpa umudamu, imumpaye vuba. Aha ngaha tumaranye imyaka 4, dufitanye abana 2, umuhungu n'umukobwa, kandi babasha kubaho. Hari abantu bake basenga Imana bajya bandeba bakafasha, bakanyibuka, bakambera badoroka, bityo nkaguma kubaho gutyo, ntunzwe n'umurimo w'Imana, mvuga Imana, umuriro ukaka, ndasenga, nsengera abarwayi, ndasenga, ndi umuntu usenga, kandi ndi umuntu Imana ijya yiyereka. Ni byiza, urakoze cyane, ko Imana yaguhaye umudamu, ikaguha n'abana. Ariko abakunzi ba Reco TV Show akomeje kutubwira ko bitari byoroshye kuba yabona uwo mufasha, kandi koko ngira ngo murabibonye, ntago abakobwa bapfa kwirukankira abantu babonye bose, arabanza akitegereza, agatekereza, kajonjora, yageraho yabona icyo ashimye akagishima, yabona icyo yanze akacyanga. Tubonye rero ko Manuel yagize ubumuga yabugize atarabona umufasha, ubumuga yabugize ataragira abana, ariko biza kuba ngombwa ko we nk'umuntu nawe aba yakenera kugira umuryango, atangira gushaka umufasha, ariko atubwiye ko bakomeje kugenda bamwanga kubera ubumuga. Icyo nacyo ni ikintu yashimira Imana, avuga ko ntaho Imana itakura umuntu. Kugira ngo uzabone umufasha nta maboko ufite, tuje tubona n'abadafite amaguru bafite abafasha. Manuel aje yiyongeraho kuba Imana yaramuhaye umufasha nta maboko afite, ni ikibazo gikomeye. Murabizi yuko amaboko nicyo kintu, ni ibice navuga ngo by'ingenzi ku mubiri w'umuntu. Utabifite ni ikibazo kiba gikomeye. Kurya ni intambara, gukora ni intambara, kugira icyo wigezaho ni intambara. Ubwo urumva ko Imana ije iba ku ruhande rwe, ariyo mpamvu ahagarara yivuga, ariyo mpamvu ayamamaza. Atubwiye yuko yatangiye gufata Bibiliya akajya mu byumba by'amasengesho, akajya mu makurusede kuvuga Imana hirya no hino. Ariko twagira ngo tumubaze, ese Manuel, Imana ije iba ku ruhande rwawe,
ese iyo uvuga Imana waramugaye umeze gutya, kandi abantu benshi bavuga yuko Imana itabara, n'ubundi nk'ikiganiro cyawe kukivuze ati ntahitakura umuntu, urumva yego umurimo w'Imana urawukora, ariko twakwibaza tuti kubera ubumuga ufite ntabwo uhura no gusomozerwa, navuga nko kugeragezwa, abantu baguha nk'urw'amenyo bavuga ati si uyu nguyu wamugaye aratubwira iki, atubwira Imana ko itabara, ko igira aho ikura umuntu, ese we ko itamutabara kuba yamugarurira ubuzima, kuko abantu nakeka bo baba babibona nk'aho nta buzima ufite, kubona amaboko adakora iki se, nta busomoze bugira, kuba bagutera amabuye, kuguseka, kuguserereza, ibyo byose uhura nabyo. Ni ukuvuga ngo imirimo yose umuntu akora, aba umurimo w'Imana, imirimo yose ni ukwihambira, kubera ko uyu murimo nkora nkukora nkukunze, kandi kuba naramugaye ntibijya bintera ipfunwe, kubera ko si jye jyenyine. Ikindi kumugara kubi ni ukutagira Yesu. Iyo ufite Yesu wibona nk'umuntu muzima, ubumuga ntibuntera ipfunwe, nubwo abantu banyuze banseka turiya muntu abaye hate, najya gusuhuza umuntu akagira ngo ngiye kumusaba akampunga, ariko ntabwo giye bijya bintera isoni, kuko mfite Yesu, mfite Imana. Ahubwo mba mbona ari umuntu utakunda Imana, umuntu udafite Yesu ari we kimuga. Mba numva ndi muzima rwose. Iyo mbonye icyo ndya nkarya nkasenga nshimira Imana yanjye, ntabwo ubumuga bujya buntera ikibazo, nubwo aho unyuze baguseka bakakwitegereza, ariko njye ntabwo bijya bintera ikibazo. Nibyo, urakoze cyane. Manuel akomeza atubwira yuko we atari ikimuga, kuko afite Imana, afite Yesu. Abona ko ahubwo umuntu utaba ufite Yesu ari we wakabaye nk'ikimuga, ariko buri wese aba afite kugira ngo uko abyumva. Twari tumubajije nimba adahora no gusomozerwa, yavuze ubutumwa bwiza, kuba bamutuka, kuba bamuserereza, kuba bamuvuga byinshi. Atubwiye yuko bitabura ibyo bibamo, ariko we arakomeza akendereya kubera ibyazi Imana ije imukorera. Kubona arya adakora, wamuseka, wamutuka, wamuvuga, wamukubita, we nta gapowa mu gukorera Imana. Niyo mpamvu rero arimo gukomeza gushishikariza abakomeza kudukurikirana muri kamera za Reco TV Show. Nawe ngira ngo ushobora kuba hari ibyo ucamo byinshi bikomeye, ukumva Imana wayivaho, ukumva wabireka, ariko ngira ngo ikiganiro cye kirimo kirakwigisha, kidushishikariza kuba twakomeza tukajya imbere mu gukorera Imana, tukajya imbere mu kuyivuga, nubwo byaba bikomeye, ariko ibibazo ducamo bitakoze ku bugingo bwacu, bitatwishe ngo dupfe, nta mpamvu yo gupowa cyangwa yo guhagarika gukorera Imana. Manuel rero ni byiza, ndumva Imana ukomeje kuyizirikaho, cyangwa navuga yuko nayo ikwizirikaho. Amena. Amen. Kuko burya ngo iyo nibanza kugushaka, twebwe ntawashobora gushaka Imana yo itaramushaka. Abantu benshi rega burya bakizwa, ahubwo ngo ni Imana iba itarabishaka. Amena. Ni Imana ngo iba itarabishaka. Wanyujije mu kiganiro rwose, nanjye numva ndagukunze, nkunze ubuhamya bwawe, kandi nanjye nkunze Imana. Nanjye umunsi umwe nzayivuga buriya, kuko urankumbuje. Kandi n'abakunzi ba Reco TV Show urabakumbuje, bakaba ndakeka hari ibyo bakibaza cyangwa ikibazo bakubaza. Ese izo mbaraga zituma uhagarara mu by'Imana, ushikama, ugakomeza ukayivuga, ukayamamaza nta gutinya, ni imbaraga zawe n'iz'Imana, cyangwa hari ukundi bigenda kugira ngo bigwemo? Kuko hari benshi basubira inyuma, bakaba babivamo, bakaba bacika intege, bakaba babona ko mbega ari ibintu bigoye, imbaraga zikabura, bakaba basubira inyuma, bagacika intege mu by'Imana bitewe n'ibigeragezo bahuriramo nabyo. Ese wowe ubigenza ute? Ubona ufashwa n'iki? Imbaraga zawe hari ukundi kuntu bigenza? Wasobanurira
abakubona kuri kamera za TV show kugira ngo nabo bashobore gukomeza inzira nk'iyo wafashe? ntabwo ari imbaraga zanjye, nta mbaraga ngira, ni imbaraga z'Imana. Imana niyo inkoresha nkaba igikoresho cyayo. Iyo niba mvuga amagambo y'Imana ndabanza nkasenga, Imana ikaba ariyo yivugira, yewe nkayibera mikoro. Ntabwo rero njye ngira imbaraga, ahubwo habaho imbaraga z'Imana, kuko umugaragu w'Imana yaravuze ati njye ndi intumbi y'imbwa, njye ntacyo ndicyo, imbere y'Imana ntacyo ndicyo. Ntabwo rero ari imbaraga zacu, ntabwo ari imbaraga z'abavugishwa n'Imana, ahubwo dufite umwuka w'Imana utuyobora. Iyo rero ugiye kuyoborwa n'umubiri ukavuga ngo ni imbaraga zawe, wamaze kwibeshya. Ahubwo tuyoborwa n'umwuka, niwe uduha imbaraga. Yesu niwe uduha imbaraga zo kumukorera, niwe uduha ibyo kurya, agakoresha abantu bakaduha ibyo kurya. Ntabwo nkunda kenshi kuburara kubera imbaraga z'Imana. Imana ikoresha abantu bakangirira neza, bakambera ba Dorokasi. Ikindi nakongeraho, ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye ngo Imana ngo izaze gushakishe, ngo uragiye ujye mu kabari, ujye mu busambanyi, noneho ngo Imana izaze gushakishe. Ahubwo cyumva ijwi ry'Imana ntibinangire umutima, kuko Imana ihora ivuga, abantu bakabikeresa. Iyo wumvise ijwi ryayo rero ukarikurikirana, ugashaka kumva Imana, ukagendera mu mategeko yayo, ukagendera mu mabwiriza yayo, ibyo Imana igusaba ukabikurikiza, Imana itangira kukikugenderera, ikajya ikugenderera. Waba uri gusenga ukabona ijuru rirakingutse, ukabona umwuka wera aramanutse, ukabona ukuzuzwa imbaraga. Iyo tugeze aho twuzuzwa imbaraga n'Imana, ubwo n'ishengesho nyine ubwo rusinga ruba rufatishije, ubu ugatangira ukanaha abantu baranahanura, kuko ijambo riratubwira ngo abasore n'inkumi bacu mu gihe cy'imperuka bazahanura. Abahanuzi bariho bahanura, Imana ikagutuma ati genda umbwirire runaka ave mu byo arimo. Imana ikagutumaho umuntu, nyumva ijwi ryayo rero ntuzinangire umutima, n'Imana isaba yagutumyeho umuntu nk'uko nanjye inkoresha. Yego Manuel, urakoze cyane. Ndakeka ukomeje gusobanurira abakurikirana iki kiganiro kuri Reco TV show. Wasobanuriye neza, ubabwiye yuko atari imbaraga zawe zituma ukora bino bintu, ubabwiye ko ari imbaraga z'Imana, ari Imana igutabara ikakuba hafi bitewe no kuyizera, no kuyizereramo, bitewe n'ibyo ubona igenda igucisha. Muvuze ko utajya uburara, Imana igutabara ukabona ubonye icyo kurya, Imana ikagutabara ukabona uyu yagukoreye kino. Ese tuvuye kuri bino uvuze byose muri ubu buzima bwo kuri ino si, uburyo Imana ije kwitaho, uburyo Imana ije gufasha kugira ngo ica mu bantu nk'uko ubivuze, ikoresha inzira zayo, avuga ko inzira zayo zirenga 1000, kandi koko nibyo, kuko urabitweretse uburyo ije kurinda, ikoresha inzira nyinshi cyane. None nagira ngo ube wasobanurira abatureba, abadukurikiranye kuri kamera za Reco TV show, hari ikindi cyizere cyangwa iyindi nyungu waba utegereje nyuma y'ubu buzima uri gucamo? Nubwo Imana yaba igutabara, ariko tubonye ko harimo kugeragezwa, ukabitsinda wihangana kubera imbaraga z'Imana. Hari ikindi kintu uteganya imbere Imana ishobora kuzagukorera kirenze cyo ushobora kubwira abarimo kudukurikirana kuri kamera za Reco TV show, kugira ngo nabo babashe kuba bagira imbaraga? Tuvuye kuri bino ugiye utubwira, hari wenda wavuga ati ibyo ntabwo bihagije, si Imana kuba imicyo kurya, iyo nkomeze nce muri ibi bintu, nta kindi kintu nzagororerwa. Hari ikindi kintu wenda umwuka wera ujya ukubwira, ngo ko ukoreshwa n'umwuka wera uguhumuriza ukora iki? Hari ikindi umwuka wera ujya ukubwira cy'uzahembwa nyuma y'ubu buzima buri gucamo, mu kuvuga Imana mu bihe bikomeye ucamo? Imana irabimbwira, murakoze cyane. Imana, Yesu Kristo yaravuze ati abantu basize ibyabo bakankurikira bazakubirwa ibyo basize inshuro 100, ati kandi bazahabwa n'ubugingo buhoraho. Njye nizeye ko nzahabwa, Imana izampa ubugingo buhoraho. Ikindi cya kabiri, ijya indinda uburwayi. Ikindi cya gatatu, ubu ntabwo ngira inzu yo kubamo, ariko mbasha kubona amafaranga nkishyura inzu kubera ya Mana. Ni ukuvuga ngo rero dufite ibintu byinshi tubikiwe, dufishe amakamba y'ubugingo, dufite kuzaba muri paradizo, abana bacu bakaba abana bakurira imbere y'Imana.
gukurikira Yesu ni ibintu byinshi, ni inyungu nyinshi cyane. Nubwo yari urugamba bitoroshye, ariko Petero igihe bamuteraga amabuye yarararamye areba mu ijuru, abona ijuru rikinguye, abona umwana w'Imana Yesu Kristo, abona n'Imana. Nta gitangaza gikomeye, nta kintu wategereza cy'igihembo kirenze kureba Imana, kirenze kuzajya mu ijuru uri ikimuga. Ubu kandi nta nubwo nzajya ndi ikimuga, hari abantu benshi batabizi, ntabwo nzajya ndi ikimuga. Nta kimuga kizajya mu ijuru, twese tuzaba dusa. Ngo Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kandi Yesu ntabwo yari ikimuga. Rero nizeye kuzakizwa, nkabugira amaboko mazima n'amaguru mazima, nkambikwa amababa, nkatumbagira kino kirere. Abantu bakoreye Satani bikabatangaza mu gihe bazaba babonye mpamagawe ndi ikimuga, Uwiteka avuze ngo warakiranutse muri byose, nawe nguhaye ikamba ry'ubugingo. Yego, urakoze Emmanuel, urakoze gukomeza kuganiriza abarimo kudukurikirana kuri kamera za Reco TV Show. Rwose urimo urabasobanurira neza, ndetse buri wari ufite nk'ikibazo rwose ndakeka ari bubohoke nawe akabyinjiramo neza kandi akaba yabikora neza. Yego, rwose ukomeje kutubwira yuko Imana ifite ibindi gutegurira, iguteganyiriza kandi byiza. Uzambikwa ikamba ry'ubugingo, uzabana n'Imana muri bwa buzima buhoraho, hatari gupfa, hatari kurwara, hatari kumugara. Utubwiye yuko rwose icyo gihe nikinagera utazajya muri iryo juru, utazambikwa ikamba ry'ubugingo uri ikimuga. Ni ukuri, ni byiza kandi birashimishije kubagukurikirana. Ni byiza rwose, biragaruramo imbaraga abo ngabo bakoreraga Imana, bumva bacika intege, bumva babireka, ariko hari ibyo Imana irimo kuduteganyiriza. Yego, uvuze ko ibyo Imana ije gukorera ari byinshi, kuko uje uvuga yuko urya kandi nta maboko ufite yo gukora. Uje uvuga yuko urara mu nzu nubwo atari iyawe, ariko Imana ifite uburyo ibikora, ukabona aho uhisha umutwe. Kandi iyo Mana wizeye uri kuvuga unashishikaye, ndakeka izageraho muri za nzira zayo igihumbi, ikaba yakubakira n'inzu, kandi izabikora mu kwizera. Kuko ndabona imbaraga ukoresha rwose ntabwo zisanzwe. Ntabwo ari buri wese kuba wamuzana hano ngo abe yavuga Imana yishimye, ayivuga yihamya kandi aca muri ibyo byose. Ni ukuvuga ko Imana uri kumwe nayo, ni ukuvuga ngo iri muri wowe, nawe uri muri yo. Kandi birakomeza no kubaka abakomeza kudukurikirana, bakurikirana iki kiganiro cyiza. Emmanuel cyakomeje kudushishikariza gukorera Imana mu byo ducamo byose, tuyizere, tugerageze kuyisenga uko bukeye n'uko bwije, tuyihamagare. Atubwiye ko amasengesho ariyo atuma Imana ikuba hafi. Nta gucika intege rero, dukomeze dushishikare mu gukorera Imana. Abakomeje gukurikirana kamera za Reco TV Show, uyu twamaze kumusobanukirwa, ni umukozi w'Imana rwose, ntacyo atinya, yagendanye n'imbunda ye, ngira ngo mwayibonye. Ntago rwose wamwegera, ndabona yuzuye amasasu, yuzuye, hariho mangazini rwose. Umwegereye rwose ntago yigishijwe kuyikoresha rwose, yahita agira gutya akaba yakurasa. Yego rwose, Imana igira neza. Imana iraguhamagara ikaguha n'intwaro z'ugomba gukoresha kugira ngo urwane n'ibyo bikurwanya. Niyo mpamvu ubona atanga ubuhamya bw'aho Imana imukuye, atanga ubuhamya avuga ko atsinda, kuko Imana yarabanje imuhamagaye, imuha intwaro zo kuzajya arwanyisha. Nta kibazo rero afite. Mubonye ko Emmanuel aduhaye ubuhamya bwe n'imbaraga, yishimye rwose, kuko Imana iri muri we. Muri kamera za Reco TV Show turabashimira namwe kuba mwakomeje kudukurikirana, kuba mwakomeje kutwitaho, mukaduha amatwi, mukaduha n'amaso, kandi tunabashishikariza gukomeza gukora subscribe, share, like and comment, kugira ngo ibiganiro byiza kandi byinshi tuzaducishaho uko bukeye n'uko bwije, mujye mushobora kubikurikirana. Ntabwo tuzabisha irungu, ntabwo tuzatuma hari ibibabaza imitima yanyu, ntabwo tuzatuma musinzira, ahubwo tuzadukomeza tubakangura uko bukeye n'uko bwije, tubashyiraho ibiganiro byubaka, byiza kandi byiza. Emmanuel, wakoze rero kuba wadusuye, bose turagushimiye. Duhaye ubuhamya bwiza, utubwiye ko nta Imana itakura umuntu, kandi turabyumvishe. Abaguhanze amaso, abaguteze amatwi barabyumvishe. Tuzabumva muri comment hari icyo bavuga,
ariko ndakeka ikiganiro cyawe rwose waduteguriye uyu munsi kigenze neza, utubwiye Imana, natwe tumye dukunda Imana ndetse no kuyigumaho, utubwira ko ntaho Imana itakura umuntu. Wakoze rero, turagushimiye kandi cyane, ndetse n'abagukurikiranye ndakeka bagushimiye. Turakomeza kandi tuzadukomeza duhure mu biganiro byinshi, uko mbonye ufite ibiganiro byinshi kandi byiza bishobora kugira abantu inama, bishobora kubaka abantu, bishobora gutuma abantu bakomeza kugira imitima ituje, bagakomeza kuba mu mitima yabo batuje kandi batunganye. Urakoze cyane Emmanuel, tuzongera duhure undi munsi, ukomeze rwose udutegurire ibiganiro byiza kandi byinshi, uze utuganirize. Twabonye Imana iri kumwe nawe, nk'izina ryawe uko rivuga. Imana iguhe umugisha. Ciao ciao. Shalom.